Warrior Simpson, urukundo rwasenye ubutegetsi, amahitamo yakuye umwami ku ntebe. Hari amateka ahishwe, hari amabanga yandikishijwe amaraso, ariko hari n'ukuri kuba nk'umuravumba kuryamuwe n'ibitabo by'isi yose. Ikaze inshuti bakunzi ba JOLI Media TV, nitwa Munyana Christella. Bavuga ko ubwonko bw'umuntu ari bwo buyobora umubiri, ariko iyo urukundo rwinjiye mu muryango w'umutima, ubwonko buhinduka umugaragu w'umutima. Iyo umuntu ari mu rukundo, imiyoboro y'ubwonko ishinzwe gutekereza kure isa n'isinziriye. Umuntu ntabone amakuba, ntabone ibyago, ntabone n'umugambi bwenda kumucika. Uyu munsi tugiye kureba ku nkuru ya Wallis Simpson, umugore wizwe ko ari we watumye umwami Eduard wa munani yitesha intebe y'icyubahiro yari ategerejweho na miliyoni z'abantu. Ese urukundo rwari rwinshi cyangwa imbuto z'umusaruro wo kuyobora? Mutege amatwi kuko iyi nkuru igiye kugaragaza uburyo umutima ushobora gutera inkota ubwami bukomeye kurusha ubundi bwose ku isi. Ubundi Wallis Simpson yavutse mu 1896 muri Pennsylvania, akurira muri Baltimore, aho hose ni muri Amerika. Wallis ntiyakomokaga mu miryango y'ibikomangoma, ariko yari afite ikintu kidasanzwe: ubwenge n'ubushishozi n'ubuhanga bwo gukurura abagabo bafite imbaraga. Mbere yo guhura n'umwami Eduard wa munani, Wallis yari yarashatse abagabo babiri, aribo Ali Winfield Spencer na Ernest Simpson. Mu mico n'amateka y'Ubwongereza bw'icyo gihe, umugore watanye n'abagabo, aribyo bita mu ndimi z'amahanga divorce, yafatwaga nka kirazira mu miryango y'ubwami, bisobanura ko cyaziraga ko yabana n'uwari kuba umwami w'Abongereza. Byose bijya gutangira hari mu 1931, ubwo Eduard yari igikomangoma cy'Ubwongereza, Prince of Wales. Yahuye na Wallis Simpson mu birori. Eduard yari umugabo ufite byose: ubwiza, imbaraga n'icyubahiro. Ariko yari afite icyubahiro mu mutima. Wallis Simpson ntiyamurebaga nk'umwami, yamurebaga nk'umugabo usanzwe. Ibi nibyo byatwaye Eduard umutima. Mu nyandiko ze za kera, Eduard yigeze kuvuga ati: Wallis yanyereye nk'amazi mu ntoki zanjye, maze anyereka ko nshobora kuba umuntu mbere yo kuba umwami. Hano niho amakosa yatangiriye. Eduard yatangiye kurenga ku mabwiriza y'ibanga y'ubwami, aribyo bita protocol. Atangira gusohokana n'uyu munyamerika Umwami. Ibintu byakangaranyije isi na Minisitiri w'Intebe Stan Baldwin. Kwa 20 Mutarama 1936, se wa Eduard, George wa gatanu, yaratanze. Maze bidatinze Eduard ahita aba umwami. Ariko hari ikibazo kimwe kigiye kuvuka, kuko Wallis Simpson yari agiye gutandukana n'umugabo we wa kabiri kugira ngo arongorwe n'umwami, kandi wibuke ko cyaziraga mu bwami bw'Abongereza ko umwami yarongora umugore watandukanye n'undi mugabo. Urukundo rwa Eduard rwari rwamaze kumuhuma amaso. Ntabwo yatekerezaga ku nshingano ze nk'umuyobozi w'itorero rya Anglikani, aribyo mu ndimi z'amahanga bita Head of Church of Anglican. Idini ryamaganaga kubana n'umugore watanye n'abandi bagabo. Ubundi abahanga mu mitekerereze ya muntu, abo bita psychology, bavuga ko Eduard yari afite ibyago byitwa remerissance, umuntu agenekereje yakwita urukundo rw'indwara rukumbira mu mutima w'umuntu umwe gusa.
yari yiteguye gusenya amateka y'imyaka isaga 1000 y'ubwami bw'Ubwongereza kubera Wallis. Ku wa 11 Ukwakira 1936, mu gihe isi yose yategereje ko Eduard wa munani yambikwa ikamba, yabwiye igihugu inkuru itunguranye yatangaje ko yeguye mu magambo y'Icyongereza ati: I have found it impossible to carry the heavy burden of responsibility and discharge my duties as a king as I would wish to do without the help and support of a woman I love. Tugenekereje mu Kinyarwanda bivuze ngo: nasanze bidashoboka kwikorera inshingano ziremereye no gusohoza inshingano zanjye nk'umwami nk'uko mbyifuza ntabifashijwemo cyangwa ngo nshyigikirwe n'umugore nkunda. Iri jambo ryatunze agatoki isi yose kubona umwami wahisemo urukundo kuruta ikamba. Wallis Simpson yabaye umugore wanzwe cyane n'Ubwongereza, ariko ku rundi ruhande aba umugore ukundwa cyane n'umugabo we. Hari abavuga ko Wallis Simpson yari umugore w'indashyikirwa yashize Eduard mu mutuzo. Ariko amateka menshi yanditswe n'abanyamateka nka Andrew Marton mu gitabo yise Wallis in Love avuga ko Wallis yari afite inyota n'icyubahiro, ariko akaza gutungurwa n'uko Eduard yeguye. Bivuga ko Wallis ubwe yabwiye Eduard ati: kuki weguye? Ati: nagushakaga uri umwami, none ubu uri umuntu usanzwe. Ibi bikerekana uburyo Eduard yari yaramaramaje mu rukundo rwe, agafata icyemezo gikomeye n'uwo akunda atabishaka. Nyuma yo kwegura, Eduard na Wallis babaye Duke and Duchess of Windsor, batembereye isi yose. Ariko hari amakuru y'ubutasi yaje kugaragara nyuma yahawe izina rya Marburg Files avuga ko mu 1937 basuye Adolf Hitler mu Budage. Abanenga Wallis Simpson bavuga ko ari we wamusunikiraga ku guhura n'Abanazi, ibintu byashoboraga gushyira Ubwongereza mu kaga gakomeye mu ntambara ya kabiri y'isi. Inshuti bakunzi ba Joli Media TV, inkuru ya Wallis Simpson itwibutsa ko urukundo ari inkota icyaha impande zombi. Eduard wa munani yari afite isi yose, ariko yahisemo imigabane y'umutima wa Wallis. Iyo umuntu ari mu rukundo, inshingano n'ibyubahiro by'isi hari igihe bihinduka ubusa. Wallis yiswe izina ry'umugore wasenye ubwami, ariko mu maso ya Eduard yari we gusa cyerekezo cy'ubuzima. Njye wabagezagaho iki kiganiro nitwa Mwana Priscilla, mbashimiye uburyo mudahwema gukurikirana Joli Media TV, nuko gukora subscribe, mukore like and share, kandi muduhe n'ibitekerezo byanyu.